Yes, turacyari kuri Karen Sport TV hanyuma Mustafa niyo muri kumwe nyamuneka nizeye ko wakoze subscribe kugira ngo utazajya ucikwa. Ni none ninjye Jacques Karen dukomeje kugenda tuganira. Wenda Karen umwe mu basesenguzi watoje icyiciro cya kabiri uyu mwaka twavuga ko noneho umwana ararira nyina ntiyumve. AS Muhanga mu itsinda rya kabiri ku mwanya wa mbere, Gicumbi Sunrise Sina Gerard mu itsinda ry'urupfu bavuga ko rikomeye cyane, ya Jeunesse nayo ku mwanya mbere muri iri tsinda. Bisa nkaho yamaze gusigaye tuwa Edorest. Kuri wowe uri kubona iyi kompetisiyo y'amakipe ane, uyu mwaka nibiroro biraza kubona ikipe izamuka mu cyiciro cya mbere bazakina abiri muri tsinda. Navuga ko ntabwo biraza koroha, ariko abinjiyemo biteguye neza bazabigeraho kandi bazabigeraho bitabagoye. Kuko burya iyo ufite intego winjiranye mu kintu kandi ukaba warabiteguye neza, ntabwo bikumaga nta kabuza kugera ku ntego zawe ukazamuka. Ku mwaka we wa mbere Dr. Sina Gerard na ekipe ye bari ku mwanya wa kane, nubwo wenda bamaze imikino yakoze turi batarabona amanota atatu. Nkawe uhangamira Dr. Sina Gerard muraziranye cyane, murakorana, baratoye ikipe Sina Gerard, ubona ni ibice ikintu kidasanzwe bakoresheje kugira ngo bageze kuri uru rwego? Nta kindi Dr. Sina Gerard umuhangamira akorana n'entreprise Urwibutso, burya ni umuntu ukunda guhora ku isonga. So ntekereza ko rero n'ikipe ye n'izo ntego ibifite akenshi. Wenda bishobora kugorana ahandi hantu nk'umwaka wabo wa mbere mu cyiciro cya kabiri, ariko we nk'ubwe nka nyir'ikipe aba yumva yakwishima akajya mu cyiciro cya mbere. Kuri wowe nka Karen, wenda dusoza nayo ba ekipe ubona ko ari determine yo kuba yazamuka umwaka mu cyiciro cya mbere akajya gusimbura nk'aya ma ekipe tugoye kuzamenya ngo ni nubwo amahirwe y'iki mu ma ekipe azamanuka. Kuri wowe ni nk'aya makipe ubona ashobora kuba yabona umwanya muri Premier Division uyu mwaka? Of course uburezi ni na Sina Gerard afite amahirwe kuba wenda afaze gutura atakaje kabiri, ariko akoze neza mu mikino isigaye nawe wayinota atazamuka. Ariko bafite akazi katoroshye, birasaba ko komite iba hafi abakinnyi bagakora cyane, ko ziriya za AS Muhanga zifite experience muri ibi bintu zirimo. Gicumbi nayo nuko Sunrise zivuye mu cyiciro cya mbere, rero birasaba ko abo ku ruhande rwa Sina Gerard na komite bashyiramo imbaraga bakegera abakinnyi bakabaganiriza kugira ngo barebe ko bakavaringa ariya manota. Amanota angana kuriya ku ikipe zikuri imbere zikomeye zifite experience, birasaba ko nawe uba umuntu udasanzwe kandi ugakorera mu bihe bidasanzwe ku buryo nta handi wakongera kugira amakosa ari kuba watakaza. Yes, Ngoro Karen avuga ati ama ekipe n'ubundi nka Gicumbi, Sina Gerard ndetse na Muhanga burya afite amahirwe menshi kuzamuka mu cyiciro cya mbere umwaka. Ese wowe urabibona ute? Ese wowe ubona ari ekipe ushaka kuzamuka? Nyamuneka ubise gukora na subscribe kugira ngo tujye tubasha kuvana neza cyane kandi dufite ibice bitandukanye uzajya umenya atawukomeza ubugubwe neza. Turaje mu kanya dukomeze.